iby'urukundo rwawe Yesu byananiye kubyumva mpora mbisoma nkabyumva babyigisha nkabikurikiza ariko sinyurwa yibaza kumama nkageza ubwo sinzira nkabibyukana sinabishyikiraho ndavuze n'umuhanga wabisobanurira neza. Abakozi amashyi menshi cyane, Imana irahambaye. Asiya tumuhaye felicitation, twese twihaye congratulations. Uyu munsi w'ibyishimo kubera niyo Nshuti Foundation, buri wese ayibonemo, si Asiya gusa ni twese. Hanyuma rero nagira ngo dusabe Asiya yongera asubire mu byicaro bye, hanyuma yuko Vedaste Christian ari kwitegura kuturirimbira bya nyabyo live. Mujye dushima Imana, mujye munyemerera abo bishoboka bahaguruke. Imana twishimire duhaguruka, abafite ingingo nzima, abafite amajwi, abafite amashyi, abavuga haleluya tuzivuge, abikiriza amena tuzivuge. Twongere rimwe cyangwa gatatu z'umurambararo. Haleluya! Amashyi menshi cyane. Tuzamuye ibiganza, ni wowe nanjye gusohoka inyuma ngiye kubona mbona afite imodoka ifite inyuma pikapu ipakisha umuceri, isukari, amavuta, harimo igitoki, harimo inkoko, mbese yaragiye adukorera sitoke. Noneho tubirebye aravuga ati mubifate mubijyane mu rugo. Bamwe ati ni ibyacu se, ihahamuka ni ibyacu. Tubatirebye abana badutwaza baba banyise nabuje, ndaba ku ruhande rw'isetse n'ikiri umugabo akajisho, ariko Imana yari yaje. Imana yari yaje. Twabaye nka wa murwayi wari uri ku kidendezi uhamaze imyaka myinshi arembye. Yesu yaraje atinda kumenya ko yahageze, aramubaza urashaka guki? Tinga abandi, urashaka gukira? Ikidendezi, urashaka gukira? Niyo cyihindurije. Yesu aramubaza urashaka gukira? Bese yari ari guhuzagurika, atangira kwisobanura. Iyo Yesu yaje nta kwisobanura, nta kwisobanura. Aramubwira ati bikorere uburiri bwawe ugende. Mpita mbisanisha na rya jambo rivuga ngo nuko nkunyuzeho sanga uri kwigaragura ng'ivate ryawe. Wabuze uwakugirira impuhwe, wabuze uwakwitaho, wabuze uwakubwira ngo Paul, wabuze uwakubwira ngo impore, wabuze. Nshimiye Imana ko Uwiteka tunyuzeho akabibona ko tuguwe nabi, ko tumerewe nabi, siko dusiga, ahubwo yandika amateka. Imana yacu ishimwe cyane. Twarapakiye dushyira mu cyumba, twumvaga bari buze kurara babitwibye. Turipakira mu cyumba bitagiyemo, tubona kubishyira hanze. Arangije adusigira 200,000, aratubwira ngo mugure gaze. Ikinyarwanda cyahise gishira. Turi ikintu tuvuga, areba umugabo aseka.
akandeba agaseka. Tubiri icyo tuvuga, agafiriti twagaherukaga, agaceri kari ikigori uteka kakahita kaba gakoma kakagotomera cyangwa kakariraho. Tubonye byabuze, umugabo arambwira ati rero njye mu rusengero nzamura icyubahiro cy'amaboko n'amaguru, nshimira Imana ko itugaruriye, nkora iki? None se mfate kuri aya mafaranga nanga ituro ry'ishimwe? Arambwira ati yego turayitanga, dutange n'10, ariko ni iki tukwiriye gukora ngo gikore ku mutima w'Imana? Ahita ambwira ati reka mubwire, Nyabugogo hariyo abagabo bawe. Ndamubaza abahe? Babana bo ku muhanda. Nuko yahise ambwira ati ninjye nawe tugiye guteka imyotsi twice dushyire muri tekawe tubagemurire. Twumvaga nta kindi twakora ngo dushimire Imana. Cyane inzara iraryana, noneho abagabo barya cyane. Sinzibagirwa igihe kimwe yaturiye njya ku muhanda hano hirya kwa Sostene kuri botike hotel muri no quartier baramuzi, nuko gusa atakihakorera. Nahamaze amasaha 2 mfite n'abana. Ndangije mutera stone ndamuganiza nshaka ko ankopa irindazi na biswi. Nyuma y'amasaha 2 nambwira ati rero nibagiwe ibiceri, ndagira ngo unkope ndaza kuyaha umwana yakuzanira. Byahise shaho nari nifite. Umugabo kuva mu buriri byari byamunaniye, ndagenda muhirindazi mvamo n'amazi kuri robine ndamuha, agira irindazi anywa n'amazi, abana nabo mbakoregera biswi mu mazi. Noneho tumajije guteka duhamagara Sabio ku Isimbi, turamubwira ati turashaka gushima Imana. Mu buhe buryo? Kongera nta rusengero ngira. Turamubwira ati duhereze ikaze kwica nayo Isimbi dushima Imana tugaburira abana bo ku muhanda. Saba Imana imuhe umugisha. Icyo gihe yarabyemeye, turateka turagemura dushima Imana itugaburiye. Aho ngaho niho umushinga wa fondasiyo waturutse. Icyo gihe turavuga ati nzarijyana cyane n'Imana itugaburiye, ibyo duhaye tuzajya tubisangira n'abandi. Guturika uwo munsi Covid yaje kwituramo, Imana itangira kutugirira neza. Yadusezeranyije inzu turayibona, idusezeranya imodoka irayiduha. Icyo nari nshatse kuvuga cyangwa kubagaragariza ni uko iyo dusenze Imana itwumva. Waba ugenda mu nzira, waba uri ku masengesho y'umuzenguruko, waba uri muri dushe, waba uryamye, waba uri gusenga bucece nk'ahana, Imana irakumva. Niho igitekerezo cyaturutse, dutangira gusanga abantu bo ku muhanda tukabagaburira tukabambika. Umuntu wese ubibonye byamukora ku mutima akavuga ati nanjye mfite imyenda yansize, hari niyo mperutse kugura, muzaze nibahe mushyire bariya abana. Aho ngaho niho igitekerezo cya fondasiyo cyaturutse. Nkomeze, fondasiyo niyo nshuti ifite ibikorwa yagiye ikora byo gufasha mu bihe byatambutse n'uyu munsi ikibikora. Ibyo byose yabikoraga nta byangombwa ifite byemewe nka fondasiyo, ariko ubu ndabamenyesha ko nyuma leta yacu nziza y'ubumwe bw'abanyarwanda iduhaye ibyangombwa bitwemerera kwitwa fondasiyo. Turi fondasiyo n'izindi zose mwumva. Mwamfasha tugashimira leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda. Icyicaro cya fondasiyo niyo nshuti ni inyubako mubona twateraniyemo.
murabona ko ari inyubako isanzuye. Ubu noneho uwakenera kugira icyo ageza kuri Fondation Niyonshuti cyangwa kwisura yayisanga ahangaha mubona twicaye. Fondation Niyonshuti iyobowe nanjye, ariko hakaba indi timu dufatanyije saba ko bahaguruka bakabasuhuza. Timu dufatanyije: Jacques, iyi ngiyi niyo turimo dufatanyije kuyobora fondasiyo. Nibiyicarije. Fondation Niyonshuti ni umuryango ugomba kwaguka. Uko mutubona gutya ntabwo ari twe tugomba tuzaba tuyigize gusa, hari n'indi myanya izakenera ko twongeramo abafatanyabikorwa bitewe n'amategeko ya fondasiyo uko abiteganya. Fondation Niyonshuti ifite intego ishyize imbere. Muri izo ntego harimo gufasha abana bahoze ku muhanda, gufasha imiryango ikennye, gufasha urubyiruko rutishoboye, gufasha abangavu babyariye iwabo, gufasha abagore batishoboye, kwigisha no kugira inama abana bishora mu biyobyabwenge kubona ubuvuzi. Kugira ngo izo ntego zose ziganisha mu gufasha no guhindura imibereho ya bamwe bagatera imbere. Hari abagenerwabikorwa tugenda dufasha bari mu byiciro bikurikira: abana bahoze ku muhanda, imiryango ikennye, urubyiruko rutishoboye n'abakobwa babyariye iwabo, abagore batishoboye. Mu by'ukuri ibi byose kubigeraho ntibiba byoroshye pe. Bamwe mushobora kwibaza ngo ubushobozi buva hehe bwo gufasha aba bantu. Nkanjye hari umusanzu uhoraho mu gihe runaka mba ngomba gutanga, kandi n'abo dufatanyije kuyobora baba basabwa kuwutanga. Uwo musanzu niwo duheraho dukemura ibibazo bya bamwe. Ntitwakwirengagiza n'impano zivuye mu baterankunga. Hari n'izindi mpano zidufasha muri ibyo bikorwa ziva mu nshuti n'abavandimwe, nka bamwe ngira ngo murabizi nk'iki gikorwa cyatewe inkunga namwe. Fondation Niyonshuti ntibirangirira aho ngaho gusa, yicara inategura imbere hazaza. Nk'ubu umwaka utaha hari ibikorwa biteganyijwe. Dufite abana basanzwe biga n'abandi twenda gutangiza umwaka utaha. Dufite abana biga imyuga yo kudoda, turashaka kubagurira ibikoresho birimo imashini bazajya bigiraho uwo mwuga. Dufite abana biga amategeko y'umuhanda, biga imodoka na moto, turashaka kugura imodoka na moto bazajya bigiraho. Dufite abana biga amashanyarazi, dukeneye kubagurira ibikoresho bifashisha muri uwo mwuga. Ibi byose bihagaze miliyoni zitari munsi ya 17. Urumva ko ahaho isaba ubufatanye hagati yacu namwe n'abaterankunga batandukanye. Reka mbonereho mpamagare abagenerwabikorwa bahagarariye abandi muri ibyo byiciro bitandukanye. Uhagarariye abana bavuye ku muhanda Nicole arihe? Sandrine warihe? Nabanguke.
uhagarariye abana basubiye ku ishuri Karori uhagarariye abana bafashijwe kubona perime Amuza bagiye hese uhagarariye abana biga imyuga Shadrack uhagarariye abana bahawe igishoro Chanel ababyeyi bafite abana bavuye ku muhanda Mama Babuji uhagarariye abo twubakiye amazu Domino ibi ngibi ni bimwe mu bikorwa twagiye tugeraho gusa hari abana batabashije guhagarara hano bambwiye ko bari mu mirimo abandi babatumye nagira icyo tubwira nk'umunota umwe na Shadrack umunota umwe murasekunera na Mama Babuji akoze umwanya nk'uyu mpagaze hano kubaho kwanjye ubundi nari mbayeho nabi mba mu mazu y'abantu uko bwije n'uko bukeye baza bankuramo ariko Imana yaje kunzanira ababyeyi nta data nageraga nta mama bari baritabye Imana ibinzaniye ababyeyi baza mu murenge wa Ntarabara kumenyana nabo twamenyanye ndimo mbakorera kuko barahageze bagura ikibanza bagiye kubaka niho twamenyaniye bampa akazi k'ikiyede Pastor Theogene akajya ndeba akabona ukuntu ufite imbaraga akambwira ati izi mbaraga uzikura hehe aba Pastor na rwose ni Imana iba yazimpaye akaba n'igihe niziritse nk'uko Mama Pastor yabivuze nkizirika nkajya mu kazi kugira ngo nshakishe imibereho nanaburaye nta kintu mfite cyo kurya ariko nyuma yaho Pastor yaje kumbwira ati ese ubayeho gute mubwira ubuzima mbayemo mubwira ambaza abana mubwira abana mfite abana 4 ubwo nyuma yaho nibwo yaje kumbwira ati nzagusura nibyo Mama Pastor yavuze nagiye kubona mbona kuko imodoka ziraje ziza zipakiye ibyo kurya nanjye narabirebye ndavuga nti Imana ibi bintu ntabwo nemeye ko bije iwanjye sinzi ahantu biturutse twarariye abana bararya barishima kugeza ubwo yaje no kumbwira ati ufite ikibanza nawe ndagifite ikibanza ubwo nyuma yaho nibwo yatangiye gahunda yo kubakira ubwo inzu itaruzura nibwo Imana yamuhamagaye aragenda aratabaruka murakoze nje kubashimira mwese muteraniye hano n'iby'agaciro buri wese yagakwiye kuba ari muri gahunda ze ariko mwese mbanje kubashimira ko mwaje kudushyigikira nk'uko Mama Pastor yarabivuze ndi umwe mu biga imyuga biga electronic and telecommunication ariko Pastor twahuye tutaziranye tumenyana ampaye akazi mujye kumukorera
turaganira mbaza amakuru ndamubwira ati njyewe narangije segonderi ariko mbura uko nkomeza kaminuza. Arambaza ati se ubonye uburyo usubirayo wasubira ku ishuri kubera ko njyewe usanzwe ngiye nkora mu igaraje y'umukanishi. Arambwira ati se cyangwa uri kumva ushaka kwigumira mu igaraje gusa? Arambwira ati mbonye n'amahirwe yo gusubira kwiga kaminuza najyayo. Ndabwira ngo itegure uzajye ku ishuri. Ndabyibuka 2023 natangiye mu kwa gatanu. Haciye ibyumweru nka bibiri amaze kubimbwira ahita yitaba Imana. Urumva nari maze ibyumweru 2 ndi ku ishuri. Ubwanjye natekereje abase kuki Imana wabikoze uko nguko. Ariko Imana iyo yavuze ikintu iranagisohoza. Nagumanye na mama pasiteri bakomeza kumufasha n'ubundi nta cyahindutse. Ari niyo mpamvu nkomeza gushima Imana imbere yanyu. Navuga byinshi ariko pasiteri wacu turacyamukunda kandi ibikorwa yakoze turifuza ko natwe yabigiriye ari abandi twazabigirira. Murakoze cyane. Amen. Imana yangiriye neza. Imana yampaye agakiza umushahara. Nari umupaka. Nari umupaka imari guhora mu muhanda. Umwana wanjye namubyariye muri Marine. Imana irangije magakiza irampamagara. Umwana wanjye kurira muri Marine. Nshimye Imana ko najyaga gusenga Imana ikambwira ngo umwana wawe nzamugarura mu bantu. Bahuriraga mu muhanda akanyita Marina akanyita indaya. Nshimye Imana ko Imana yamugaruriye anyita mama turabana. Ishuri akarisubiramo. Ikindi nshimira Imana nuko Imana yamuje n'uyu mubyeyi sinari muzi. Imana yajyaga imbwira ngo nzaguhuza n'abakomeye. Nshimye Imana ko yabamujije nanjye. Ikindi nshimira Imana nuko irwanirira buri munsi ikandwanirira intambara nyinshi za Satani. Nsenga mbwira Imana iti Imana sinkeneye gusubira muri Marine, sinkeneye gusubira aho nabaga. Ndashaka ko ukomeza ukankomeza mu murimo wawe. Murakoze. Mubona iyo mubyeyi muri kubona yabaga mu muhanda. Babuje ari hehe? Ngwino babuje sheri banguka. Iyo ni umuhungu wanjye yabaga mu muhanda arara ku kiraro cye na mama wiwe arara ku kiraro. Basanga ku muhanda umwana tumusubiza ku ishuri na mama wiwe tumushyira mu nzu tumushakira n'igishoro kugira ngo ajye mu buzima bwa buri munsi abone kumutunga nawe. Imana yacu ishimwe ikiyicarira. Murakoze mbanje kubasuhuza. Bituma wasishimye. Uko mama pasiteri abivuze yavuze navuga byinshi kuko muri Marine yamenyanye nazo mbere cyane. Impamvu wawe ubakuru kira mama pasiteri mushimiraho kuko mubyumvishije yabivuze uko yatugaburiraga nta na kimwe yabeshyeho ko yarabituzaniraga atwaraga atuzanira n'amapapa y'abana. Abafite abana bahabwaga amapapa n'amasabune n'amavuta nk'uko yabivuze. Yadukangurira akiri kumwe na pasiteri kuva mu muhanda tugashaka ukuntu twabona ubuzima bwiza tutaraye ku muhanda.
pasiteri yageraga igihe yazaga kutureba tugahurira nawe ku rusengero hariya kuri ADEPR akatugira inama y'ukuntu twahinduka. Rimwe na rimwe muri kovide yaraduhamagaraga akatuzanira ibyo kurya tukahahurira, akatuzanira imiceri, amavuta, byose ntacyo mbeshaho yarabidukoreye. Ikindi kintu nshimira abapasiteri nk'uko yabivuze, nanjye nahuye n'umuterankunga twagira isoro bita Amashani n'ahari hose ndamushima abi Kanombe. Yarampamagaye turahura ambaza ikintu nabasha gukora, ndamusobanurira ubwiza ukuri. Arambwira ati rero ibyo kujya mu muhanda wabubitseho ugashaka ikibanza ntakikwishyurira. Ibyo biraba giyemo kugishaka ndakibura kubera ntarangamuntu nari nakabona, ariko ubu narayibonye. Mbanza gucuruza ibintu bimwe na bimwe, ni nabwo nahise nishyura mituweli. Nibwo ubu ngubu nishyuye mituweli, nibwo rero mama pasiteri ahora mbaza ni bagenzi banjye bahindutse barahari abashe kuba yagira ikintu bakora. Twese araza akabitubwira, n'abo twazanye hano nabo barabizi. Nk'ubu ngubu umwaka ushize yatwishyurira mituweli, hari abo yishyuriye, hari n'abo bitakunze kubera ko nta byiciro bari bafite, nta marangamuntu. Ubu ngubu rero ikintu ngiye nshimira abapasiteri ni kinini, kuko ubu ngubu nsigaye mfite n'aho mba ntabwo birara ingano, nsigaye mbamurika. Murakoze, nitwa Mama Sandrina. Nanjye nari umwana mutoya, papa wacu atarapfa, twajya mu rugo nyine iwe tugiye nko mu birori yadutumiye, akambaza ati se wakemera gusubira ku ishuri? Nari mwite ariko nkajya muhisha ko mwite, nyine nta muntu n'umwe wari ubizi. Nkemera ariko mwite nyine ntabwo uko mbimubwira. Nyuma rero nibwo nahuye na Nepo, papa wacu yarapfuye, umunyamakuru ari hano ankoresha ikiganiro, narabyaye nyuma ariko nyine papa wacu yapfuye nyimuhisha ko nwite, ntabwo n'umwe wari uzi ko nwite. Ankoresha ikiganiro nyine ambaza ukuntu ubuzima bwanjye bwagenze kugira ngo nwite. Byari mfite imyaka nyine 16. Turaganira nyine nanga nimero zanjye, abantu bakajya banyohereza amafaranga bamfasha. Rimwe na rimwe mama wacu akatuzanira imyenda, akaduha ibyo kurya tukarya. Ubu nyine ko dusigaye dusa neza, uhuye natwe ba mbere ukabona natwe ubu ngubu harimo itandukaniro rinini cyane. Dusigaye tuzi kwambara imyenda myiza, inkweto nziza, tuzi gukoresha imisatsi, n'amatelefone meza turayafite. Umva yatugejeje kuri byinshi. Ndashimira na Nepo, nawe ari mu batumye nyine ngera ahangaha, kuko bakoranye ikiganiro abantu bakajya bamfasha, bakanyohereza amafaranga yo kwita ku mwana. Ndashimira Imana ko yamuje n'abo bantu bose. Nuko nyine umwana arasinziriye hariya muberetse, tumeze neza, turashima Imana. Murakoze. Yesu abaha umugisha. Abantu bamwe bahagarariye abandi bakunda cyane iyo mfite ibirori mu rugo, nibo bashyitsi bakuru baba bahari, kuko ndabakunda pe. Yesu rero abaha umugisha, barakoze cyane. Mu byifuzo dufite turasaba buri wese wumva ko hari icyo yakora mu bubasha ubwo ari bwo bwose ngo turusheho kwita kuri aba bana, bahindurirwe ubuzima. Inkunga, ibitekerezo, yaba inkunga ijyanye n'amikoro, inkunga ijyanye n'ibyo ari byo byose, uko yaba ingana kose, nta nkunga iba ntoya. Uwiteka yazajya akomeza kubaha umugisha
gukomeza kumba hafi no kuba hafi y'aba bana. Twagize amahirwe yo kubana n'ubuyobozi bwacu mu rwego rw'umurenge kugeza ku isibo. Twifuzaga ko twaba abafatanyabikorwa b'ibihe byose, mukatuba hafi tukarushaho kuzuza inshingano tubona ahangaha mu bikorwa byacu bya buri munsi. Ngana ku musozo, mfashe uyu mwanya nshimire mwebwe mwese mwigomwa mu mitungo Imana yabahaye mugafasha aba bagenerwabikorwa bacu. Ndongera gushimira leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda uburyo ituba hafi. By'umwihariko ndashima umuryango wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Uburyo badahwema guha urubyiruko amahirwe no kubaremera ejo heza hazaza, mwamfasha tukamuha amashyi. Murakoze bayobozi, mwamfasha mukajya ejuru mukamfasha kugeza ibi bikoresho ku bagenerwabikorwa bacu, tukabashyikiriza na sheke iriho amafaranga azishyura mituweli z'abantu 50. Murakoze. Izina ry'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata, mpagaze hano kugira ngo nshimire mama Asia, madamu Niyonshuti Theogene n'umufatanyabikorwa mu murenge wa Gatsata. Amazina yanjye nitwa Mukandepanda Jacqueline, nkaba nshinzwe imibereho myiza mu murenge wa Gatsata. Rero ndagira ngo mumfashe, ayo mashyi ntabwo ahagije, tumushimire. Hari imihigo leta y'u Rwanda igira, ariyo Perezida wa Repubulika Kagame Paul aba yarahize ku rwego rw'igihugu, natwe tukagera ikirenge muke kugira ngo tuyihigure. Mu bintu yagaragaje harimo abana b'abangavu babyaye, ngira ngo mwababonye. Harimo gusubiza mu buzima busanzwe abana baba mu muhanda cyangwa bajya mu bigo ngororamuco bava Iwawa, Nyamagabe na Gitagata. Aba bana bose rero tubafasha kugira ngo basubire mu buzima bwiza, babashe kwiteza imbere. Hari n'ikindi yavuze cy'imiryango itishoboye cyangwa ibana mu makimbirane. Tumaze rero kubona gahunda y'ibikorwa mama Asia yatuzaniye ya Niyonshuti Foundation yo kugira ngo ifashe leta mu bikorwa bimwe na bimwe, twasanze ari gahunda nziza, ari nayo mpamvu yemerewe gukorera mu murenge wa Gatsata. Rero ni ishema kuri twe nk'umwe mu baterankunga batuba hafi, aho yishyuriye imiryango 12. Ndagira ngo rero ize kuza hano imbere mituweli y'umwaka utaha, arizo yishyuye z'umwaka ushize z'abantu bagera muri 30, ubwo ni abantu 30 ariko n'imiryango 12 n'ibihumbi 153.
ubwo rero nagira ngo nsabe abantu batumiwe na Diane baze hano kugira ngo badufashe kwakira ino sheke, nubwo ibikorwa byakozwe ariko ndagira ngo baze hano. Ikindi rero twavuga kuri iyi foundation, ni umuryango mwiza udufasha mu bikorwa bya buri munsi. Tuba dufitemo abaturage bafite ihungabana, ari abacitse ku icumu rya jenoside, ari abafite ibibazo bitandukanye mu mibereho yabo, babagira inama, barabasura bakabasanga mu ngo, bakabagira inama kugira ngo babarinde guhungabana ndetse no kubasha gukora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rero turagira ngo mudufashe tubashimire kuko hari icyo badufashe kugira ngo abaturage bivane mu bukene. Nagira ngo munize amashyi mu izina ry'umurenge, tubaha amashyi. Numva rero abo bantu baza hano yihuse